Anjali. Nuko dutangiye filime yacu ndetse ni Kibaruma, ni Randy Rodi, ni Rocky, ni Shasha. Dave ujya uvuga ngo urankunda cyane ese unkunda bingana gute bwira. Ati naramusariye ni no mu rukundo rwe cyane. Ati naramusariye ati ndi no mu rukundo rwe cyane ndetse ndimo neza, birimo neza ku mugani. Umukobwa yafashe igihe cyaransanga bucece njye nawe dusanga twikundaniye. Ubu nta mpamvu yo kugira uwo dutinya n'umwe, tuzabana ndetse tunapfane. Ni akaririmbo k'umusore abwira umukobwa ati tuzabana ndetse tunapfane. Agafilime bakise Dadikane ndetse ni Kibaruma. Bimeze bite? Ati ngwino mu maboko yanjye tujyane ku butaka bw'indoto. Turi mu gutera ku mutima wanjye. Impamvu ano magambo ari kweririmba byandika hasi njye mba nabyumvishe, niyo mpamvu mba nkiri kubikubwira tu. Jerega numva vuba ntago ndi mugenzi wawe, ariko mbona ute ninjye byose, ndetse nuko byamera kose naho tuzahurira hose. Niyo naba nkiri gusobanuriza filime aho twari hose uzamenye ko nkiri byose wa wundi wamenye, sibyo? Hey, yego ku mana yanjye ehe karashika. Yo musore aramubura agata umutwe. Umukobwa rero yamwishe, avuye yirukanka yambuza ari kurira. Urukundo rurahari. Bimeze bite? Urukundo rurahari ndetse biyumvanamo. Umusore ni umukene. Ntukankunde cyane bigezaho umusore ko bizajya bituma unyura mu buribwe butari ngombwa. Ubundi ni iki kidasanzwe kuri njye? N'icyo mbonamo gituma unkunda bigeza aha? Umukobwa arabaza umusore. Umusore akamusubiza ati isi yose yarankwebye yaranyanze, ariko we waranyemeye. Isi yose yaranyanze ariko we wa mukobwa we waranyemeye, niyo mpamvu ngukunda cyane. Umusore ni umukene. Ati umutima wanjye wakubonyemo amahoro, igihe abandi bose banteraga ibibazo gusa bantoteza. Yo njye nawe dufite inzozi zimwe z'uko uba uzaba uwanjye gusa. Njye nawe dufite inzozi zimwe z'uko uzaba uwanjye gusa. Sora aranarira. Kabagereho. Bimeze bite? Rocky umukobwa ibyishimo bikamurenga, afite umusore umukunda bitabaho. Umukobwa akamubwira ati nunkunda cyane bizatuma ujya ubabara bitari ngombwa. Niyo mpamvu karashika ubutagomba kwikunda cyane kuko ushobora kukubabaza. Ese ninjye uvuga gusa ntacyo uri buvuge Karashi? No aravuga. Umuhungu usanga ahura n'umukobwa akabwira muko uri mwiza. Umukobwa urakoze, kandi umukobwa nawe yabibonye ko nawe wa musore uri mwiza ariko ntabikubwire. Niyo mpamvu ntuzajya uhura n'umukobwa ujya umubwira ati muko ni njye nitwa Ntuza, ndi umusore mwiza, mfite amafaranga, mfite disipurine, ndiyubashye, mfite n'urukundo, urankunda ntunkunda. Ariko urakabwira muko uri mwiza, urakoze, ntabwo kagusubiza ngo nawe uri mwiza kandi kayibonye ko nawe uri mwiza kugira ngo utakiyemeraho. Ngwino mu maboko yanjye unjyane mu isi y'indoto. Atuma mu gutera ku mutima wanjye. Dave birahagije, bityo kuririmba utsingiza ariko atuma mu mutima wanjye kandi niwe gusubamo. N'amagambo bidatinze imodoka yaparitse hano. Umukobwa afite imodoka, umusore nayo afite. Ejo saa sita zuzuye tuzahure kandi ntuzantinze, sibyo? Umukobwa afite imodoka, ari ifite umusore, ariko n'urukundo. Nanone ugiye kungira unsike ku muryango w'iwanyu, ntabwo ujya kumpresenta mama wawe. Uyu musore ntabwo arapresenta umukobwa wa mama we. Nzagupresenta mama nyuma, sibyo?
oya uyu munsi ndashaka guhura na mama wawe, genda umpresente. Okay, urabishaka cyane? बिल्कुल cyane se nkubeshye. Vayo tugende ngo presente mukecuru. Yego ko mana agiye kumpresente iwabo. Karabwanuka. Tugende umpresente wanyu amukurayo. Sore n'umurara wo ku muhanda. Nta mafaranga afite n'imyenda yambara, ni imyenda y'umukara nyine yayindi idafata umwanda ngo bibone. Ntahindura imyenda yamuzanye hano, duhagenda yanadigaje igaragaza agatuza. Mukobwa reba mu rugo, ureba inzu y'iwacu. Inzu yo mu rugo ni ntonya kurusha imodoka yawe. Umukobwa akamubwira ati inzu waba utuyemo ko ingana icyo ntacyo bivuze. Wumvishe umukobwa ufite umutima. Mu gihe karashika iyi minsi mugihora. None iwanyu utuye mu nzu nk'ibyumba binga, ukora iki se ubundi? Niyo mpamvu uriya tutahura ngo nkubwire ngo ninjye kibaruma, wahita unkunda uko uzi ko mfite amafaranga menshi. Sasa umukobwa aramubwira ati ubunini bw'inzu yawe ntacyo bumbwiye. Umukobwa, umutima wawe upfa kuba ufitemo umwanya, nicyo cy'ingenzi. Niko bimeze? Uriya niwo muryango ujya iwacu, genda uhure na mama wanjye, ngende gangster no play ndanagiye. None se ugiye njye ntago nikoraho, ntago njye. We genda uhure na Mary mwana muyavuge mwana. Nururara Devu we, none si iki mwana niga. Ukunda umukobwa wo mu bakirirwa nururara. Umukobwa azamuka inzu iwabo kwa Devu ngingana nk'imodoka y'umukobwa, ariko umukobwa akamubwira ati ubunini bw'inzu ntacyo buvuze. Urukundo rudahari burya byose ni ubusa. Niyo mpamvu bakubwira ngo Imana ni urukundo. Kuki batakubwira ngo Imana ni ibintu cyangwa se Imana ni ubutunzo? Ya tuzagumana nanjye muhungu wanjye. Izo niyo ndirimbo bari gucuranga kugira ngo ubashe kuba wabona. Sasa umukecuru muri iyi nzu ari kumva radiyo, araza agashyiraho ugutwi. Hari abagore rero n'abakecuru bareba filime za rock nabo bakaza bagafata amaso bakayafatisha kuri televiziyo kugira ngo banyumve neza. Abo bakecuru n'abamama kano gafilime ndakabatuye. Yo tuzagumana nanjye mwana wanjye n'umukecuru. Ni mama wa Devu. Mama umukecuru agabanya volume. Higo ko mana yanjye. Ninde? Mama njyewe. Nyine njyewe wowe nde? Ni wowe ndaruriye umwana tubimenye. Ababyeyi b'iminsi kuko bazi ko abahungu babuze, uramutse umwe ngo ninjye ukunda